bishobora kuba byagiramo akamaro abantu ariko biri impano yawe wabiteguye neza. Rero iyo muri twatuziga ubashe gushyiramo bya bintu ushoboye hakavamo noneho kimwe giciye muri twatuziga mu byo nkunda kikaba kirimo mu byo ashoboye mbasha gukora noneho neza bitangoye. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri DOTV Entertainment, tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero tugufitiye uwo bita witwa Steven. Witwa Steven Star nyine abenshi bakunze kuri Steven. Ukaba ugiye kutuganiriza ku bintu byinshi bitandukanye ndetse tuguhaye ikaze muri studio. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Mwebese natwe ni fresh kabisa. Ayo bana ndabishimiye kabisa, nabona nk'abantu bari muri gahunda neza. Iki ariko nubwo mbona cyari cyahindutse harimo akazuba kenshi cyane ku buryo nagize ngo ndi kwinjira mu itanura. Ariko dufite igihugu cyacu cyiza cyane kigira klima zitandukanye. Hari igihe umunsi bari akazuba muri mugoroba ugasanga hari akavura. Ibihe ni nk'Iburayi. Ni nk'Iburayi byose byarakemutse. Mbese uko ubayeho usanga nyine Imana yabigennye cyane. Bari meze neza ariko twatumeze neza kurakeye igifusheri cy'icyo subize se uri nibyo byaje bagira ngo nibyo sinzi ibintu ariko urya imbuto nyinshi cyane ntabwo izabura zo shaye rwose Kigali uyirimo neza wagira ngo neza urarema gusa nawe nta kibaye kabisa. Ndashima Imana pe kabisa. Ariko hari muri no minsi hari ikintu nashaka kuganiraho kiri ku mitwe y'abantu benshi. Hari icyo bita match gikombe cy'isi. Uri kukibona gute? Match se dawo gifana cyane. Ndebye ikipe y'Ufaransa mbonamo papi ndumirwa nawe arakina neza kugira ngo agiye kukumira nk'igikoko. Ati igitego cy'ubunyamaswa yakubise igitego cy'ubusabuza kubita arasaburana nk'umuntu uri gutamira kawunga ari ibinyama n'iki byose ari match nayirebye wana nanayipinze. Ari match iryoshye kabisa. Ari match iryoshye ariko buri ikintu cyayibanjirije hari indi kipe yibanjirije ubundi Brazil yankuyeho. Naho habayemo igitego cyiza cya mbere cyari gifite n'izina. Kiri mu bitabo kabisa kuko atsinze igitego cyo kwigoronzora cya bicycle king. Ariko kiriya gitego siko nahoze mbibona kuri status. Ngo buriya kiriya gitego ngo aramaze iminsi ari kukitoza mu myitozo. Ngo buriya cyari gisanzwe n'ubundi yasanzwe ibintu bimenyereye. Ku buryo yagitsinze wumva nta pressure muriho. Nukuvuga ngo ni ibintu yarazi yarashoboye. Brazil rwose ni ibintu byabo barategeka mu kibuga. Ari abagabo hari uburyo buriya. Ariko hagati y'aho ngaho ariko ubundi ndi gufana Brazil muri no minsi. Hora gufana ihe ariko buriya ra. Kuko buriya hari igihe haburana abagabo babiri hagatsinda umwe. Buriya Brazil nyiriho kabisa. Zayiherekeza paka kabisa. Zayiherekeza paka kabisa ntabwo nzihinduka niba hura no gutsindwa nihangane niba tsinda nishime nyine birangire kabisa. Ubundi mu buzima ni iraryohera kabisa. Ubuzima ni kwa bimeze kabisa. None se mwana ese Kigali kwibona utera? Kigali ni neza cyane. Kigali rero hari ikintu maze kora muri no minsi. Kigali harimo dukoryo twinshi. Abantu baragutse mu bwonko bafite imishinga myinshi imyiza imibi. Ariko urabona ko bari deburia cyane buri kanya. Noneho hari icyo bita abasirikwi bo abantu bari ku rwego ruhambaye nk'urwo ku Burayi. Abantu barashaka imibereho kabisa ku buryo buhambaye. Nta byari byo kubabeshya babwira bo bari gushyira abantu mu byiciro kabisa. Gushyira abantu mu byiciro. Uko se nabonye abasirikwi bo ariko ngo bari kurwana byatari. Wumvise uri zirasire izarwaniye hariya ku Kinamba. Ziriya zifata nk'utubobo ariko sirikwire nyayo. Ntabwo ushobora kwibona muri iriya mihanda muyibone mu bintu bya fake. Hari sirikwire rwose nko mu minsi ishize beretse kumva amakuru ye. Numva ari ku rwego ruhambaye nk'urwo ku Burayi kuko ni wa musirikwire we ugendera muri uhinduranya vebuti ejo akagenda muri benzi. Niba abantu bagere ku rwego hejuru kugenda n'abantu barya udusenda brushette z'udusenda babuyi ntabwo bakiri mu rwego ruciriritse. Ariko buri hari abantu bagendana n'abantu bafatika. Shadi Bramos
Shadibu hari abandi basigaye muri inzu muri no minsi ndamuzi ariko Shadibu ari kugenda asa nkaho hari abantu bari kumusha amagarati bavuga ko Shadibu ari umuntu urababwita umutoza bamwita umutoza kubera yuko agakina kaze cyane kenshi na kenshi Shadibu hari abandi bana batajya bagaragara nyine nkuko wakumva ba Miss ariko hari n'abandi batagaragara ariko barusha ba Miss ubwiza kabisa ariko rero kenshi na kenshi nagiye kuganira ku bantu bari gukora muri no minsi bihangira imirimo yaba myiza yaba mibi ariko ukabona bari gushaka gutera imbere ku rwego ruhambaye nari nyikubwira ku baseri queen ariko hari umuseri queen wanangaje mu minsi ishize ejo bundi hari umutipe yaragurishije ahantu nka miliyoni 800 ikibanza hari mu mujyi neza hari ku Muhima usa nkaho uri kugana hepfo uva munsi yo kwa Rubangura yego ubwo rero kagiye umusiri queen rero we akaba yigiye ifite abakomisiyoneri nyine bamurangira abantu bafite agafaranga baba barateguye muri make barateguye kabisa kuko yirebye ibintu byabo usanga nta bagaragara nk'aho nta busambo burimo kubona bari mu kazi yego ako kantu rero kaje kubaho umukobwa yaje gukubitana nabo ba komisiyoneri bi bamubwira ko hari umushiti wabo agurishije akabanza afite findo nyine afite amahera ngo bapanga rero bavuga ati rero mwebwe mugende mumwigishe agigendana agasheke ku buryo nyine mubashe kumukoramo akazi igihe se yose namukenera namukora agafaranga hari igihe usanga umuntu atari umusirimu atazi ibintu by'amasheke cyane atajya ariko kubera ka kazi kacu muzi nyine dushaka ibintu biteguye ibintu bimeze neza kabisa ngo nyine basore barakugendeye nyine baganije wa musore nyine babwira ko hari ahantu haryoshye hameze neza nawe yarabyishima ashaka kurya ku buzima avuga ati mbonye agafaranga nibwo bwa mbere nyagafaranga gatubutse nanjye reka njye gukora show bafashe bashuti be bagiye hariya ku Gisimenti hari akabari navuze ariko nyine gasigaye gatwika muri no minsi kabikora kabisa kasimbiyeho batakwajire kwajire harahaye mu cyaro benshi abantu bahibonagamo benshi cyane bakunda kwatemba ariko ubu hasigaye harakonje cyane habaye ibintu by'amaresitora kandi birya nta abantu benshi bavuye mu rwabo ntabwo abantu babyemera abantu bemera gusagamba bakabyina imiziki bakanywa bagasagamba bakabonera byinshi ariko hari akandi kabari gasigaye kameze neza ahubwo aho rero nanyibabwira nyine ubwo baragutembereye nyine bakugirayo urumva umukobwa yabatanzeyo umusore rero kubera ko yikundira ibyana urabizi ibyana birabikubira gukora akazi muri no minsi urumva rero nyine bwa barakugendeye baricaye bicaye umukobwa ari ku gatabure nko haruguru gato yabo tipa ko bisakajisha avuga ati uriya mwana kari mwiza uriya mwana namwikundira ubona yihagazeho yari iteretse rikeri 80 nyine ni wa muntu nta n'umuntu banasohokanye nta wenda nguvuge wenda hari umuntu wenda bamuguriye ubona ko yihagazeho pe kabisa ko tipe kubera ko ari kuri gahunda na wa mukobwa baravuga ati akasabunda hari kintu ashobora kudafite amafaranga tipe uvuga ati birashoboka se barakora mpoka namubona ubwo mu tipe bayumva biramucakacanze mu mutwe basa nkaho bamuforomatinze ibitekerezo byose bigiye ati ko ngiye urabizi ko niyamiriye ntabwo arashaka kugenda nkavugisha nkamwinjira nkareba uko bimeze nkareba ko umuntu yabahuza ubwo rero agakuru ko nagiye kubabwira umutipe yaragiye aragenda aramwegera umuganiza nko bataziranye avuga ati se bimeze bite ko tubona wicaye wenyine byagenze gute ariko ati njye nibyo nkunda ati nkunda kuba nda ahantu mfata akantu nk'aka bibaye ngombwa harye mfata akantu ndi njyenyine nashaka kuruhuka ariko ntabyo sivuze ko ntakunda gusangira n'abantu nta kibazo rwose bibaye ngombwa twanaza tukiyunga tugasangira sire yari kuvuga nta kibazo rwose mfite n'amafaranga nabo ndabagurira nta kibazo size basitipe rwayimera nk'umuntu utabizi ariko yagera koje wawo ndavuga ati ko mwana yemeye kuza kuri table yacu utipe barahaye tangira kumva ko nyine bishoboka byari nuko wa mutipe akoze umuti kabisa barakugendeye rero ubwo uko garaje bagiye kuri table yabo ubwo nuva umukobwa araje ahita mera nk'umuntu utaziranye nabo aricara mbese
ahita nabagura kandi karawundi kabisa avuga ati akarawundi bazana kandi karawundi nakandi akishyura azanye kari rikeri z'ibihumbi 100 baraje baranyweye tipe abona ikofi niwe musista niwe ikozemo avuga ati none ngo se tubone ko naravuga ati ari abasore bafite amafaranga mani ko ari wane ndavuga ko ari nje wagura nkamwe nani kugura sibone tabora ko yamwe ari sira atarakabobo umukobwa ari kurumva bafite ku mitwe ye urumva nyine byose abayipanze arabugaraguse fagitire arishyura baraganiriye urumva ariko bakaganira baba tipe bandi bamumusunikiraho ku buryo babonaga nyine bari gukururana nyine ubona ko umuti bari kuwukora umusista noneho bamaze kuganira hashize akanya bamaze no kunywa akantu benjoyinze ubuzima babufashe umukobwa agira igihe cyo kujya gutaha atashye rero avuga ati ngiye mfite akazi kenshi ndashaka kugira ngo bashe kujya kwitegura mbone ukuntu ntabasha kujya mu bikorwa byanjye umuhungu nawe yumva ko bamucitse yumva nyine byari bigishaka gukomeza avuga ati ntacyo ariko mwamerekeza ati tereka abandi bagenzi bavuga ati ntacyo reka naguherekeze twebwe turacyari kwinywera akantu tumunaganire mu chatting simbona muri urungano ati nta kibazo kabisa kobwa aramuherekeje wa mutipe bageze hanze ko nabona benzi raho ngaho yaparitse kanze kora nce rajwigiriye nabona yinjiye muri benzi meze neza tipe arumirwa noneho habona amagambo barashize arashize arumirwa aravuga ati noneho nayo ntarabona noneho ndabonye kobwa ati nta kibazo rwose ati ndabishimiye uyu munsi wagenze neza ati nabonye bari abantu b'imfura bibaye ngombwa twazanahura n'ubutaha tukaganira tukanacata tukajya duhuza ibituganiro tugahuza ibitekerezo waka umutipe ubona kiri ahantu watarasobanukirwa ibintu neza ubona kiri nko mu nzozi ubona umukobwa mwiza w'igitangaza ufite amafaranga utikoraho umutipe noneho aragumya nyine baraganira amubwira ko nyine bazahura ugeze uwo mukobwa amucishirizamo akantu amubwira ati ariko washatse ushaka no kuhamenya nakujyana ukahareba ukazasura wisanzuye ukazazura niba nta kintu gutwaye umutipe yumva ari nko mbese bimera nko korosora wabyukaga muri benzi barinjiye maze kwinjira baragiye bageze mu rugo umuhungu agiye abonye ageze nk'iburayi umukobwa afite gito nziza byatari pisine urimo ebana uzazi nizo mu nzu ibyayi basi baryamo bakagaramamo ko boga barabaryamyemo byane bya kisirimu nyine ubwo ageze mu rugo umusista akubise utureta aho ngaho hafi aho ngaho ategura utuntu tw'utujiri tw'ubwenge aho ngaho n'umuntu nyine arahumuka za nguva zigashira abana barateguriye neza amaze kumutegurira tipe yumva atakayemo neza ariko nta kibazo turi no kurara ushatse wanarara kuko ntawe urahujwe rega ubundi tukamaze kuba bamwe rega ni mashuti yanjye nta kibazo ibintu bigenda biza gake gake tipe kubera ko yabonaga umutisita yihagazeho bonaga nta butekamutwe burimo akabona nyine ahubwo niwe wamutuburiye ageze aho rero umutipe yemeye kurara mutegura abona neza umuryango igitanda ni cya kindi ebana ushaka kwihundikiza kikaguhindukizaho ukajya aho ushaka washaka kureba hepfo ukareba hepfo washaka kureba ruguru ukareba hepfo nta ruhare ubigizemo aricyo kwikora moto nariyo n'ijyamo uri muri pisine ugira ngo nyine ebana uri kureremba nta mavunane za motora za Dubai nyine bona zimeze neza kabisa ebana bwo butipe ebana yumva atakayemo bararyama bana sisaye na rwose no kubangira gaturu rwose bana kwakwaya rwose neza rumva nyine naga yari mu kazi kabisa no kwifara target iri kwifaranga ubwo no kuvuga ngo yesire Queen yari iri kuri target yari iri kuri target ryo nakubwiraga nyine ako abantu bategura bayateguye ubwo bararyama buracya gitondo wese yagiye kwikamuka kanguka
koga rwose yabyutse kare we yarimo gutegura ibya breakfast kabisa ari gukubita utuntu aho ngaho hari utuntu hari ukuntu muri mu system bari gutegura bakadukora design kuntu gasanga n'imbara ari akariti ari agasalade ari utureti yaduteguye ukuntu protocol kajya muri Eden uri muri jardin kandi ari ibiryo uri kureba kabatira umwami kabisa tipe barahabuka avuga ati ibi ntabyo urumva yararyamaga yari bakurukuta n'akireba yari akukirye kutakireba yari warugura akabona arireba ati none ndi mu burayi wajyaga ari mu ntekerezo z'ibihugu yagezemo byo mu nzozi ebana ngo tipe nyine abona bimeze neza arariba utegura to breakfast ariye finale rero iyo narigiye kubabwira ukuntu bategura abakobwa be muri iki gihe basiri kuri bose ubona ibintu babirimo neza ariko iri ku rwego ruhambaye ku buryo bagutuwere nkawe ufite dukeya rwose wasubira ku isoko ajya guhinga mu cyaro gasubira hasi sijya kubatana kwiteza kuko amarira yawe ntibakira ubwo rero kaba karabaye rero ngo agiye kubona umusore kwina agiye kumubwira ati rero mva muvandimwe ndabona igihe cyawe cyarangiye cyo kukwakira wareba ku musego kareba ka facture kariho k'igiciro na wamaze hano ni kuvuga ngo we yahise amukorera facture yasanze facture yabiteguriye arebye ku musore arebye ku musego facture hano ayisize nyine ku gatiriwari agati reba ni nyine reba ko bimeze nyine umbwira ariko kandi ndimufite n'igihe gito ndashaka kugenda afite ibindi byiyemo umusore agiye kurasanga hariho $62,000 hiwe ugati kiravuba ati kandi kigiye kiri kugenda kiyongera ni kwa ama facture kwiyongera tipa none bwabaye nkukanka none hasa nkuva igihu kivuye mu maso hasa nk'uikangamo abona nyine ko ibintu byabaye noneho byari inzozi abona biri seriye tipa arikanga $60,000 nakari yafu umwaka wose nta kibazo mfite nembera aho ushaka arikanga yikangamo none ngo aje kubitekereza araza avuga ati ujye koko nagurishijwe kandi kandi notindaho ko umunota ndi kubara 70 buri munota ndi kubara 70 ati no kutinda niko amafaranga ari kwiyongera facture niko iri kwiyongera tipa bona byane byoroshye sister rero ko yateguye avuga ati murashobora no kubona ibintu mu byari bimuhindiye umusazi cyangwa ashaka no kurinisha bakoze kuba bounsabe aba bafite kuzahaza babandi nare fauzo afite ariko matuza bari kuyabyinisha harakuna abatuza baza bayakubita kugira ngo ni imitemere kugira ngo ni bana ubona nyine ngo bometse akugoro ijisho ari birandura kugira ngo ni iry'inzoka ni iry'inshira tipa bakubisa amaso yumva arumiwe vuga ati bya bintu byari yateguye kabisa ati noneho banze umunsi wanjye ari ingwe warangiye agasheka ari yakagendanye vuga sister arambwira ati gira vuba sinye sheke kuko we nta mukino irimo kabisa cyamunyuze muzo busama tipa ubona ko ntatindaho gatoya amafaranga ari bwiyongere kandi ntazi yaza ari ukubitwa ingumi agirwa intere yasinye sheke yarazisinye rwose arazisinya rwose ko mwishyuye ideni yari amurimo birangiye bana basiriye nta mikino tayohereza umuntu umucekingira kuri konti ye ko yageze ko amafaranga ariho kugira ngo amwishyure nyine abone ko ibintu ari tayari igihe bararebye kuri konti basanga amafaranga ariho nkuko ayamwishyuye baramwishyuye arangiye kumusinyira sheke ndararetu arabikuza amaze kuyabikuza ariko inzogera irigendera ariko ibyo nakubwiraga nyine ibintu byose muri iki gihe ni ukwitondera ariko uko umukobwa asigaye agenda akagendana ibikoresho byose byo mu nzu ye byose kandi akabigendana muri varisi kandi varisi ayihetse nk'ishakoshi kazi wawe ukagira ngo ni umuntu ngo mu ishakoshi aba harimo buri kamwe kose agasokoza harimo imyenda ari buhinduriye amanywa y'ijoro byose wowe ukagira ngo umuntu yagutembereye wenda avuye gushopinga wenda nk'utuntu aciye iwawe wenda aje gusura bisanzwe ariko ukabona umuntu akwishemo ajya kubona ukabona ibana ukabona ahinduye imyenda ajya kubona ukabona yambaye kinyagatenge ajya kubona ukabona
arebye utuntu tudatunganyije neza mu nzu iwawe, aradutunganyije amasahani arogeje, ubusore twenda arameshe, ukabona umugoroba urakubise burije, ukabona noneho hageze icyo guteka, ukabona ati yakubaje ibyo guteka. Nawe rero wakubereye ko rero wabyiteguye ugasanga nk'agakino. Icyo gihe umukobwa ntabwo iyo umubwiye gutaha nagataha, aba ari umukino. Arakubwira ati burya ariko wanangiza burya n'umugore nanaraye. Ati ndi umugore kabisa. Nanaraye. Anyohereza njye hehe. Icyo gihe rero ifite nk'udukoresho twaye mu nzu, avuga ati se naduta. Utekereza ni nshwana nawe haneza abantu. Iyo muraranye kabiri rero abaye umugore byaragiye. Umugore kabisa. Icyo gihe nta kintu ukireguza, uriya kiro kavuga ati nashatse mbonye ariko nashatse. Gatangira kujya ku ikofi yawe. Numva ko biba bitoroshye. Gatangira gukurura gake gake dukeya bikarangira yinjiye muri mode yo kuba umugabo. Iyo mu biteye inda rero byarangiye. Nta hantu ukimucikiye. Biba byarangiye kabisa. Ahantu urumva rero nyine nuko abakobwa benshi babaye muri Kigali, ariko kenshi na kenshi ni ubuzima. Ubuzima bibatera nyine bakaba nta kazi kenshi kakibaho, ngo wenda bayobera ahantu hamwe na hamwe, usanga ayabuze amahitamo, ugasanga nyine nibyo bintu abonye bimworoheye. Ukuvuga ngo yagufatishije abakobwa mu Rwanda ni beza, urabona nibo babazi. Iyo bageze bakareba ukuntu abakobwa ariko bagenda basore batangaye, kubera abona ari abantu basobanutse genda bakorera n'ikoranabuhanga. Ase buriya abakobwa bo mu Rwanda barusha abo muri Nairobi. Nairobi hari ukuntu bo biyakiriye, babashije bari mu iterambere, ariko bafite limite. Kuko buriya umukobwa kugira ngo agere kuri byinshi byiza bisaba ko nawe agiramo uruhare. Kenshi na kenshi abakobwa bo muri Nairobi abenshi ni abahahano, abagiye baturuka hirya no hino, kuko ni igihugu kimeze nk'impuzamahanga. Ariko no mu Rwanda harimo Abarundi, Abatanzania, Abarundi n'Abanyarwanda bameze kimwe. Buriya bameze kimwe kuko basa nk'aho ari abavukanye. Kuko buriya Umurundi yatembereye mu Rwanda bahuza ururimi, kugira ngo ni Umunyarwanda wagiye amara igihe avayo avuga Ikirundi, Umunyarwanda we yajyayo ukabona nawe ni nk'ubu bariyakira. Ariko nyine Burundi ni iwacu. Nabo nkuko nababone mu Rwanda ari nk'iwabo. Sije ko buri Abarundi turi inshuti cyane, nuko hajya hazamo akantu k'agatotsi, wenda hakazamo ibintu bya politike, bagashwa hakazamo kushwana, ariko nta birenze. Abarundi ko kandi dukwiriye kuba abavandimwe. Kabisa Abarundi se ko bavuga ati buriya nkari nk'umugani wenda uvuga ati ngo ushaka umurundi amurunda mu nzu. Umurundi rero Umurundi buriya naje gusanga abika inzika. Iyo muhemukiye ntago abyibagirwa. Kuko ujya kubona ukabona one day aragutunguye ku kintu kimaze igihe kinini, kandi uzi ko yabyibagiwe, ukabona arabigaruye. Yarushaho guhemukira akaguhemukira. Ariko ubundi Umurundi Abarundi ni kimwe n'Abakiga. Umukiga avuze ngo ndakwanza, baba bakwanza. Avuze ngo ndagukunze. Niko baba bimeze. Bakunda umuntu utagira amanyanga. Shaka umuntu nyine ubabwiza ukuri, babona tababeshya. Cyakoze n'Umurundi icyo kintu nyimuzeho. Siko Umurundi igeze kuba uziko Umurundi igeze Umunyarwanda igeze kubaza Umurundi. Arabaza ati ariko mwana ndiko mbona muvuga nk'abatwa bacu binaha. Akaho iwanyu mubavuga gute none abatwa iwanyu baba. Ariko byarasekeje. Aje ko hari Umurundi ariko ko yaravuze burya ati numva ko tuvuga nk'abatwa iwanyu bina. Ati buri abatwa biwacu natwe. Ati bavuga nkamwe neza. Ati bavuga nkamwe neza, ati none twaba tugeze inaha tujya ngo nabatwa biwacu bimukinanga. Bibereye ina. Nasetse ako kana nakubije naseka. Twebwe tubona abatwa bacu ari tibiro opposite rwose, tibiro opposite burati ururimi ryo ubaho ururimi rwa mugenzi wawe, kuko ushaka kuruserereza ugasana nawe urwo rwayebeye ahandi. N'ahandi rwayebeye uraruvuga baga. Usibye ko buriya Kinyarwanda cyiza bisobanutse, buriya mu Kirundi buriya Kinyarwanda cyiza baragitomona neza. Kurya twe tubivangavanga, hakazamo n'imvugo zungu z'ikigere za new generation sigaye bahindagura, ariko Kirundi ngo buriya ni Kinyarwanda cyiza gisobanutse. Buriya kiragisobanutse. Bavuga ibintu uko biri. Uko biri. Nko baravuga guharura.
guharura si ubwo wavuga ko bisobanutse guharura rero mu rurimi rw'ikinyarwanda twebwe tuzi yuko guharura no gusubika ikivi aho rukigejeje kwa kundi uba wahinze ukavuga ati nahangane hasi ndi warenge ukageza nyine ku musozi noneho rero guharura kwawo ni ukubara imibare niko guharura none se ubwo iki ururimi rwacu urumva ko kikirajimije ubwo ururimi rwacu rw'ikinyarwanda se rwaba rusobanuye iki ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ni rwo nkubwira ngo tubivuga ko biri ukubu ushobora kubivuga ubu ngubu undi akabyumva kumva nta hantu dushobora kuvuga umurundi ntamenye ibyo tuvuze umurundi ashobora kuvuga ikinyarwanda aricyo kinyarwanda cya kera cy'umwimerere twebwe tujya tukumva ntituri kumva ibyo ari byo ariko ugasanga ari kuvuga ikinyarwanda gitomoye kitarimo gusebanya kitarimo kuvuga ibintu by'ubwandagazi mbese cy'umuco ikinyarwanda cy'umuco none se ubwo hagati aho urabona wenda abarundi n'abanyarwanda bajya kuvuga ururimi rumeze kimwe ubwo wenda wavuga aho wambwira aho ururimi rwakomotse nimba ari ikinyarwanda cyangwa se urundi buriya habayeho icyo bita akanyarwanda ariko buriya ko njya mbyumva umwami yarahagaze aravuga ati dore urundi Rwanda ahagaze ku gasozi dore urundi Rwanda niko hahise bahera ko rero bagwita ngo uburundi iryo zina barikomotse gutyo none kuko babonaga abantu ni bamwe ni nk'uko bude imipaka yazanywe n'abakoroni urumva ubukoroni bwatumye hazaho imipaka akavuga ati ubu ni Uburundi ubu ni Kongo ubu ni Uganda bagashyiraho imbibi ariko buriya iyo urebye neza usanga imbibi ari nk'imimbano ari ubona umuntu ati acaho ukabona n'undi aracaho ukabona bakavuga ngo aha ni Burundi ariko ukaba utagira ngo utabitandukanye ni ibintu nyine by'ihimbano utabitandukanye ubona ari ubundi baho imisozi imeze kimwe ihuye kurumva rero ni bagenzi bacu nuko gusa abantu bakunda kubashaka kubikuza barusahura mu ndura agashaka kubikomereza hari abazungu ariko habura abataliyani muri no minsi ndikumva bari bashyigikiye abanyafrika cyane abataliyani kuko kira gihugu cyo kiri kubona ibihugu byo mu Burayi biri guterana birabura barakuntu barahirabura bari guhungira mu bihugu by'Uburayi bashaka ubuzima ukabona bari kubamagana musubira iyo ngiyi wanyu ntabwo byemewe n'amategeko buryo muri kuzamo kandi nibuka yuko babasahuye ibyabo nabo bari kuza bakurikiranye ibyabo kuko ubwo bukire bafite ni ibintu bagiye basahura muri Afurika ugasanga ubabateje ubwo bukene rero babateje bugatuma bakurikirana ubukire babakuyemo bashaka kugira ngo nabo barebe ko babaho neza abataliyani rero barabirebye baravuga bati mureke nabo baze babane namwe kuko hari ibintu mwabambuye nabo barebe ko babona iterambere nabo batunge barye ku byandi kuko hari ibintu mwabambuye mwishaka kubamagana ngo mubashyire mu kandi gatebo nkaho mutabasi kandi mwarabagambaniye nk'abatwaye amabuye y'agaciro kwihe by'agaciro byabo buri kimwe cyose mwabagize abacakara urumva nabo nta kuntu nta yindi mibereho nimujye rero mureka mwiyakire mubane nabo kuko hari ibyo mwabatwaye ibintu byakagize ubuzima bwabo urumva rero ntako kantu nyine naranyivuga kuko ari abazungu babaye nk'abadusahura ariko bashaka kutugira nka za poperi zabo nk'abacakara niyo kuba baduha imirimo ni ubucakara nabwo kuko urabona hari igihe baguha akazi kinica n'ikize ariko ugasanga n'ubundi uri guhera amafaranga wakakandi atakora ugasanga uri gukora amasaha y'ikirenga ugasanga ubuzima burihora ari bwa bundi ugasanga amasaziro yawe n'ubundi usaje buragiye upfuye nabi ugasanga nta herezo ryiza ufite ariko nyine tugira amahirwe tukagira perezida bacu beza hamwe na bamwe babitekerezaho buriya nka perezida wacu Kagame intangarugero akwiriye kuba intangarugero kuko adutekereza akavuga ati mwihangire imirimo mukore muhagure ibitekerezo mwiteze imbere ntimuvuge ngo habuze akazi ariko mbwira gute ko habuze akazi ujya gufata amafaranga ukajya kudodesha ibipeso ugatanga amafaranga 500 wakaguza ushinyira ukabyidodera ese yasakika ko wayibitseho
akazi kagomba kubaho. Ushobora kubona ari intebe yawe yavunitse ugashaka inyundo ukayitira nawe niba mugenzi wawe ukayitenya ugashaka imisumari ukayina ukayitenya kugira ngo utange ibintu byo kwikoresha. Ako ukivuga kuri aho ngaho hari akazi murashobora kwikorera utarinze kujya gutanga amafaranga ngo yahige uza kuyaprepara mu bya bintu ntabwo bakabaye kwiteza imbere mu byo ufite hafi aho ngaho. Aho ukajya gushaka akazi urumva kongera kuri bya bindi wari ufite apana gusohora ibyo wari ufite. Urumva rero ni ibintu perezida dushishikariza kwihangira imirimo dutekereza tukaguka mu bwonko tukareba kure tukigira kuri bagenzi bacu bageze babasha kudutanga iterambere ko buriya ugomba kugira umudo wawe ukareba ku buryo ushobora gutera imbere. Buriya nawe gusanga kugira ngo umuntu atere imbere buriya twaganire byinshi ariko buriya iyo umuntu aganire ku kintu kijyanye n'iterambere buriya naje gusanga amahirwe tuyagenda ariko tutabizi. Buriya nta muntu utagira icyo abasha. Buriya nta muntu utagira icyo abasha kuko buriya akenshi na kenshi usanga ufite impano. Ya mpano ahubwo ukayifite ariko utazi yuko yakubyarira umusaruro. Ariko buriya mu buzima bw'umuntu ugomba kuba mu tuziga tune. Akaziga ka mbere icyo ukunda ugashyiramo ibyo ukunda. Akaziga ka kabiri ugashyiramo ibyo ubashije gukora neza muri bya bindi ukunda. Aka gatatu bikubyarira amafaranga urumva. Aka kane kabasha ugashyiramo ibasha ibigirira akamaro sosiyete abo sosiyete yibonamo biri official. Umuntu wese aza akaba yaza akakina cya kintu cyawe. Tuge nk'urugero ushobora kuba muganga arakenewe n'abantu benshi kabavura. Ushobora kuba umwarimu ashobora kuba yakwigisha abantu bakaba abaminisitiri bakaba abaperezida bakaba abadepite. Ushobora kuba ari ibintu byinshi cyane ushobora kuba byagiramo akamaro abantu ariko biri impano yawe wabiteguye neza. Rero iyo muri twatuziga ubashe gushyiramo bya bintu ushoboye hakavamo noneho kimwe giciye muri twatuziga mu byo nkunda kikaba kirimo mu byo ashoboye mbasha gukora noneho neza bitangoye kikaba kirimo mu bibyara amafaranga kikaba kirimo noneho mu byo abantu bakeneye noneho bibonamo noneho naho kikaba kirimo icyo gihe utsinze. Niyo nsinzi yawe. Iyo niyo nsinzi yawe. Ubwo nibwo buzima bwawe nibwo ugomba kubyaza amafaranga ukabikurikirana noneho neza ukabona ko iterambere ushobora no kuba warigeraho. Ariko ugasanga umuntu ari gushaka kwiga kuba umudokiteri kuko ngo papa we yabaye dokiteri kandi atabishoboye. Ugasanga gushaka kuba umwarimu kuko ngo onkire we yabaye umwarimu. Ugasanga ari gushaka kuba mu ministry kandi atazi ibintu by'ibitabo atabasha kubyiga ngo abikurikirane neza akabyiga bimuvunnye. Ugasanga nyine ni ibintu bona twihatira ariko bitari muri we. Niyo mpamvu nyine kenshi na kenshi niyo mpamvu usanga mu bazungu buriya ntabwo hamwe urugero nk'Ubuyapani. Ubuyapani niyo mpamvu buriya akenshi na kenshi abantu baho aribo bakunda kuramba cyane kuko imirimo yabo bakora imirimo itabavuna. Kuko bo bakora ibintu bibarimo impano zabo barakurikiranye impano ku buryo ushobora gusanga ikintu cy'Imana yaragikurikiranye kiri umwana kiri uruhinja. Ugasanga nimba wenda ari football ugasanga yayihereye hasi akiri umwana kuko bimurimo baramuteguye kera. Ugasanga imubyariye umusaruro avuyemo nk'abo ba Cristiano avuyemo nk'abandi bakinnyi bahambaye. Usanga ari ku rwego rwiza yitunze kandi agatunga n'abandi. Buriya Abayapani bakora igihe kirekire. Bavuga bakora igihe kirekire ntibavune ni ukubera ko bakora ibintu batabavuna biboroheye. Ni urugero ushobora guterura ikintu ukoresheje amaboko wakagiterura atagikozeho. Urumva ngo nubwo ni tekinoloji. Ni urugero ashobora wenda kuba umuganga akaba umuganga ushaka kuvurira umuntu hanze ku rwego ruhambaye akatavuye ahari. Cyangwa ugasanga ari mu bintu biri tekinoloji ibintu bimworohera mbese ukubona ni ibintu aba aricara ku munsi akatekereza ku kintu cyo ashoboye akagenda akigaho utuntu tumwe na tumwe ko kugira ngo abashe kugikora kimworoheye. Ku buryo ubona mbese mpamvu bagera ku iterambere ryiza kandi bakabona bitabavunnye bakagira n'uburambe
buriya ni ukubera ko akenshi na kenshi ni ibintu bakora biboroheye bitabavuna naho twebwe dusanga dukora ibintu bituvunnye ugasanga uratekereza cyane ku bintu bitaguhaye ejo haza ukabona rimwe wahombye ukabona ejo wungutse ukabona uriho uri muri stress ukabona kabisa ariko numva nyine yambo mbira y'amano nyine usanga kumva kuba yari imana ikubyaza umusaruro cyane ejo numva ari byo kintu akantu bakabaye baganiraho bakaganiraho ku buryo ushobora gusanga nimwe muganira muri mu kabari ngoma ahantu hari inzoga ziryoshye ngo hari akabari kari hit muri no minsi ahubwo mukatekereza ku ifaranga kugeza ku ifaranga ariko muri no minsi cyende kugenda nanjye hari ibintu cyakajagana nari ndimo ariko ndashaka kugahindura nkareba nkajya nganiriza abantu nanjye ariko nindeba ku byanjye ku buryo nshobora kuvuga ati nibura ufite inshuti runaka twakorana ikintu gifatika tukava mu kigare buri ibigare biba byiza bikubyara amafaranga ariko ibigare bitakubyara amafaranga bisohora amafaranga keza kabyo kenshi na kenshi impamvu tugomba kugira nk'inshuti nka Peter ugasanga n'abandi bajama bagenzi be uko buri gize inshuti nziza ikwagura no mu zindi inshuti nziza ariko afite izindi inshuti nawe zigenda zimukomokaho nanjye nkaba mfite izindi inshuti zikomeye tugakora ikintu kimeze nk'ikibina tugahuza ibitekerezo niko iterambere rigenda riboneka